Uwiteka Mana nziza, Mana igira neza, twongeye kugushimira kuri Mana ikomeye, twongeye gushimira ko wabanye natwe, twongeye kugushimira kubw'uyu munsi waturinze, wadufashije kandi ni ukuri nyakubahwa ku ngoma, twabonye ubwiza bwawe. Turongera kugushimira nyakubahwa ku ngoma ko ukomeje kubana natwe kugeza aka kanya. Tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, ni ukuri tugushimiye ko nta gikuba cyacitse mu miryango. Ibyo ni ishimwe rikomeye. Mubyeyi, tukweretse nanone iri joro, tukweretse n'iri jambo tugiye kuvuga ryitanga ihumure muri iri joro, kuko turabizi iby'ijoro biba bigoye. Uzubane natwe, uturinde kandi ufashe abaryumva baryumve neza, kandi ribagire icyo ribamarira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Turakwinginze rero ineza yawe isakare hose, kandi urukundo rwawe rusakare ku babyumva, ndetse n'abatabyumva bibagirire umumaro. Tubigusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho cya 49 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Haravuga ati, kandi yarambwiye ati, ni wowe mugaragu wanjye Isiraheli, uzampesha icyubahiro. Ariko ndavuga nti, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera. Aha iri jambo riratubwira ngo kandi yambwiye ati, ni wowe mugaragu wanjye Isiraheli. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli bwari ubwoko bw'Imana, bwari ubwoko bukorera Imana, bwubaha Imana, ugenda ugakora ibyo Imana yabubwiye. Ibyinshi bajyaga banabikora babanje kubibaza Imana, bakavuga ati, ese turanyura ahangaha? Imana ikababwira ati, nimunyure ahangaha, cyangwa se ikababuza ikababwira ati, mundindire ndaza kubaha igisubizo. Bagakomeza bagatitiriza Imana. Barasengaga koko, barasengaga, nimubwira ngo barasengaga, kuko ijambo ryayo ryahoraga ribacumbamo. Gusa nyine bajya bavuga ngo nta gace kabura agasharo. Nabo hari harimo abantu yenda batumva ijambo neza, binuba, bacika intege, batakomezanya urugendo n'abandi. Ariko Imana nyine nayo yakoraga mu bumana bwayo. Rimwe na rimwe kera byajyaga binanira kwihangana, bikarangira ibanyujijeho akanyafu. Bakristo bavandimwe rero, uyu munsi nta kanyafu kakiriho ngo gukubita akanyafu abantu bose babibone, cyangwa se ngo iturimbure nk'uko yajyaga irimbura. Akavuga ati, ubwoko bwanjye bwasuzuguye, ngiye kubukuraho, nsigaje muribuka ko ku bwa Nowa yafashe ibintu byose, abantu bose n'inyamaswa zose n'ibiki byose irarimbura, isigaza abantu yari yabwiye Nowa, ndetse n'ibyo bintu byose yari yabwiye Nowa byasigaye mu nkuge. Rero ahangaha mureke twirinde ukuboko kw'Imana ko tugiriraho nabi, ahubwo duhamagara ukuboko kw'Imana kutugirireho neza. Aha uyu muntu yaravuze ati, ariko ndavuga nti, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa. Muri cya gihe nayakoreshaga ibitagira umumaro, nkarwana, nkatukana, nkandavura. Imirimo nagakoresheje amaboko yanjye ifasha imirimo y'Imana, ahubwo nkayikoresha ibitagira umumaro. Nyakoresha ibitagira umumaro. Icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo
izangororera. Ni ukuvuga ngo Imana nibona ibyo nakoze bikwiriye yuko ngororerwa, nzagororerwa. Ese mukristo muvandimwe, waba nawe witegura kugororerwa n'Imana mu byiza, cyangwa uriteguye kugororerwa n'Imana mu bibi? Turacyafite umwanya wo gusenga Imana, turacyafite umwanya wo gutakambira Imana, turacyafite umwanya wo guhamagara Imana kugira ngo idufashe, itube hafi, iturinde kandi idukomeze. Ku bwanjye ndababwira ni muze duhamagare Imana, tuyibwire tuti Mana yacu, uko warinze b'Abayisiraheli ukabarinda Abanyegiputa, ugakora hirya no hino abantu bakagera aho mu gihugu wabasezeranyijeho, natwe dushoboze tugere mu gihugu cy'amata n'ubuki. Reka twongere dusome ijambo rya Yakobo igice cyaho cya mbere umurongo wa 12. Haravuga hati, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Iryo kamba ry'ubugingo twese turarikunda, ni rya kamba rituma njyewe, wowe n'undi tuzabaho mu buzima bwishimye, tuzabaho muri bwa buzima bunejeje Imana, bwa buzima turirimba za ndirimbo nziza zo mu ijuru, bwa buzima butazongera gushaka ibyo kurya, bwa buzima tuzajya turya ibyo umwuka Imana yaduhaye. Mureke dusenge rero, dutakambira Imana, tuyibwire tuti Mana, gerera buri umwe ari we wese, hindura intekerezo za buri umwe ari we wese, kandi utugeze imbere yawe, hahandi kuri za ntebe wateguriye abantu bazaba baragukoreye babera. Mureke dusenge. Mana nziza, Mana igira neza, tukimara kumva ijambo ryawe, ijambo ryuje urukundo, ijambo rinejeje, ijambo rifite umujya n'injyana, turagushimiye. Aha wakomeje kutubwira ko Mwami amaboko yacu yapfaga ubusa, ubu ni ubuhanuzi uduhaye, kuko twayakoresheje mu bidafite umumaro, iminwa yacu nayo tuyikoresha mu bidafite umumaro, intekerezo zacu aribwo bwonko bwacu nabwo tubukoresha mu bitagira umumaro. Ariko twaje gutekereza neza, dusanga Mwami twarayobye kera, tukugarukiye Mwami, turakwinginze ngo uze uduhindure, twogesha amaraso y'umwana wawe. Ni ukuri twongere dusubire bushyashya, twongere tugukorere, twongere duhimbaze Imana. Ni ukuri imigisha yawe itonyange, kandi imigisha yawe itugereho neza. Turagusabye nyakubahwa ku ngoma, aka kanya iri jambo rize kugera kuri buri umwe ari we wese, iri jambo rize kugira uwo ryomora, iri jambo rigire uwo rihindura, iri jambo rigire uwo rikoraho. Ni ukuri abana bawe bose bakunezererwe. Turakwinginze rero Data, ni ukuri mubyeyi ugira neza, ineza yawe iganze kuri buri umwe ari we wese. Ni ukuri tuze kunezererwa muri iri joro, tuze kurara turota ijambo ryawe, ubutwari bwawe tuze kububona neza, impuhwe zawe tuze kuzibona neza. Ni ukuri ibitugerageza bize kugenda ubuheriheri. Turakwinginze mubyeyi, aka kanya
twamaganye abarozi n'abakonikoni mu izina rya Yesu, twamaganye umwanzi Satani mu izina rya Yesu, twamaganye buri kintu icyo ari cyo cyose cyakangiza izina ryawe mu izina rya Yesu. Turakwinginze rero umubyeyi, uze kubana natwe kandi uze kudushoboza, ubwo turi buramuke turagushima izina ryawe. Haba icyubahiro munsi no mu ijuru, kandi sengera buri mwana wese, abakene ubagereho, abatishoboye ubagereho, abapfakazi n'imfubyi ubagereho, abarwayi, abababaye n'abandi bose bameze nabi ubagereho, abadamu batwite ndetse n'abandi bose mwami bakeneye impuhwe zawe ubagereho. Ni ukuri buri umwe uwo ari we wese umugeraho kandi umurengere. Tubigusabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen.